nongeye kubasuhuza nanone ni inono+tv ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye hamwe tumenyera byinshi bijyanye n'urukundo tukungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro kitoroshyemo ariko kandi nanone dufite kuba twaganira kugira ngo twunguke byinshi kandi tumenye byinshi kurushaho. Tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo kubera iki abahungu benshi, nabyo twashwaniraga n'uyu musore ufata amashusho, kubera iki abahungu benshi batacyemera yuko urukundo rubaho. We yambwiye ngo abakobwa benshi babaye amasadunda. Iryo jambo ryantangaje, nshaka no kumenya umusadunda bameze gute. Nzabikorera ubushakashatsi nzamenya sadunda byavuye hehe, bimeze bite, tuzabisobanukirwa kurushaho. Ariko ni ikintu nyine cyeze kandi rwose kigaragara cyane, kuko abatipe benshi ntabwo bakiyumvisha yuko abakobwa bagira urukundo bakibaho. Ariko kandi nanone iyo urebye urundi ruhande usanga nyine ni ukwibeshya tu. Abakobwa bakunda barahari benshi bagifite urukundo bakunda kandi nyine bishimira urukundo rwabo, ugasanga kandi baraharanira yuko runatera imbere. Rero ntabwo dukwiye kumva yuko ndabwira abasore ntabwo bakwiye kumva yuko nta rukundo rubaho. Gusa nanone bafite ibibatera byinshi bibatera kumva yuko urukundo rutakibaho. Urugero nk'iyo uganira n'abatipe benshi bakubwira bati se umukobwa usigaye umukunda, ugasanga we afite tageti runaka ku muntu, ugasanga wenda akundiye wenda ko ufite amafaranga, ugasanga niba hari ibintu bikenerwa runaka utamubonera, urukundo rugahita ruhagarara. Cyangwa se ugasanga yego aragukunda kubera ko yumva ko ari wowe rukundo, kubera ko abona yuko ari wowe akunda, ariko ugasanga nanone ashakira bya bindi nkenerwa ku wundi, abeshya urukundo. Bya bindi twavuze nyine ntabwo ushize twarebye ku ngaruka zo kubeshya no kubeshywa urukundo. Ukabona umukobwa arakubwira ko agukunda, ariko hari ibyo we ashakira ahandi wowe utabasha nyine kumuha, utabasha nyine kumubonera. Ubwo urumva ni handi umuhungu rero iyo abimenye atavuga ati nta mukobwa ushinzwe urukundo, abakobwa basigaye bakunda amafaranga, abakobwa nyine bajya ahantu hari ibintu, ntabwo aba ari urukundo. Ugasanga niyo umuntu abanye kubera ko mwabanye ufite ibintu, ukumva yuko nyine byanga bikunda nyine yagukundiye nyine ibyo bintu, yagukundiye amafaranga, ugasanga ntabwo nyine ari ibintu nyine wishimira, ari ibintu nyine bikunyuze, ari ibintu wumva yuko nyine ari ibintu bibaho. Ariko rwose mu by'ukuri basore beza, abahungu beza, abakobwa bafite urukundo baracyahari kandi benshi, ahubwo nabo abenshi baribaza ngo abasore bafite urukundo baracyabaho. Iyo uganira n'abatipe akenshi usanga bakubwira bati ngenda ajya mu kabari nkanywa wenda tuvuge, ntabwo twamamaje ariko nta bintu byaraje, ati nkanywa wenda mitsingi 10, ugasanga uwo najyanye nawe mu kabari, umukobwa mugenzi wanjye, we anyweye 15 ataranywa kundusha. Ntabwo nzi niba aricyo cyahita kikwemeza ko koko nta rukundo rubaho, kuko kunywa inzoga ni kimwe n'urukundo ni ikindi. Ahubwo wenda keretse umbwiye ngo hari ibindi bitari byiza bivamo, ntabwo ari ibyo gushimira umuntu ko yaba nyine anywa inzoga nyinshi, ariko kandi nanone uba ukwiriye kuba wanamenya impamvu anywa inzoga nyinshi, kuko buriya inzoga ni ikintu kiri mu bintu bimwe, tuzanabiganiraho, nzagerageza nshake umuntu w'impuguke mu bintu bijyanye n'imitekerereze abituganirizeho. Ntabwo inzoga umuntu apfa kuzinywa ngo azinywe ari nyinshi ku rugero runaka, no hari umukobwa adafite ikintu kimutera.
byanga bikunda abafite ashaka gutangira kuzinywa nkeya akazagera akajyamo nyinshi, ariko kandi nanone 80% barahari benshi babiterwa n'ibibazo baba baragiye bagira. Si byo kuba baragize ibibazo mu rukundo gusa, ushobora no kubigira nyine ari ibibazo by'ubuzima busanzwe kugira ngo nyine yihe amahoro. Niyo mpamvu rero tudakwiriye kumva yuko nta rukundo rukibaho ku bakobwa, kubera yuko inkundo zirahari. Ugasanga nyine rero muhora mwishyiramo yuko nyine urukundo ntabwo. My friend, abakobwa barahari beza bafite urukundo, bari aho babuze abababwira ko babakunda, bari aho bubahiriza umuco nyarwanda, bariturije ngo muzatubwire ko mudukunda, ariko bari kuvuga ngo nta rukundo ruhari. My friend, ni ikibazo murababaza. Hano hari abashuti banjye barimo baransetsa, ariko kandi ni ukuri ibintu tuba tuvuga nibyo. Bahungu nshuti zanjye, kuki mwumva yuko abakobwa badahari bafite urukundo? Babuze abantu babaha urukundo. Kandi none rero muzajya mutuma bafata imyanzuro itari myiza, usange umuntu yimariye n'akazi, ushakire kashi, namara kubona kashi yibyarira umwana birangire. Kandi ibyo bintu byaba ari na sawa, yewe kubabyemera nta kintu biba bitwaye, buri wese agira imyumvire ye, ariko nyine namwe murabakoshona. Ibintu tuba tuvuga nibyo, sibyo? Ibintu tuba tuvuga nibyo. Ntabwo ari uko urukundo rutakibaho, urukundo rubaho rwinshi, ahubwo ikibazo ntabwo turuhana uko bikwiriye. Ari nayo yayo tuvuga ngomba nivanye mu cyiciro nyine cy'abamama, kuba ndi kuvuga ku basore n'abakobwa nanjye nishyizemo nkivugamo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko urukundo rwabuze, ahubwo urukundo rurahari, ahubwo ikitajya ku murongo ni ikintu kijyanye nyine no kwizera ngo wizere umuntu wumve yuko nyine wizere umuntu wumve yuko nyine ibyo bintu biba bikwiriye. Iki kiganiro rero cyabayemo udushya twinshi. Ntabwo rero ari ukuvuga yuko urwo rukundo ruba rwarabuze, ahubwo nanone kandi mujye mwibuka yuko igitsina gabo nicyo kiba gifite kuba cyagaragaza urwo rukundo kugira ngo undi nawe abashe kuba yafatira. Urukundo rero rurahari, yaba mu bakobwa yaba mu basore, ahubwo kiba gisigaye ni uguhana umwanya. Hari umusore ugeze kumbaza ku kintu nyine kijyanye no kuvuga ngo kugutereta byo murabizi ko ikiganiro cyo kubibigisha cyaciyeho umugabo, umupapa arabigisha nyine ukuntu batereta. Mbonereho no kumuha congratulation, ntanga karibu ku mwana w'umuhungu yibarutse. Ni karibu nyine mu muryango w'abapapa, kuko amaze iminsi mikeya yibarutse. Reka rero mubwire ni nasubiyeyo n'amahwa, kandi umudamu we niyonkwa. Gusubirayo n'amahwa basigaye babitinya kubera nyine ni ikibazo. Rero ibyo nari ndi kuvuga yuko nyine urukundo ruracyariho, ahubwo nshobora kubaha ibintu 5 mwebwe bakobwa nshuti zanjye mushobora kuba mwatuma byatuma bigarura icyizere ku basore babakunda, kugira ngo byibura babone ko urukundo nyine rugihari. Icya mbere ni ukwita kuwo ukunda. Kwita kuwo ukunda ntabwo uburyo cyane gusobanura kumwitaho, nyine kumuvugisha, kumuganiriza, kumwereka kumwitayeho, waramutse uteye umeze neza, nyine ukivana akajagari mu mutwe wawe ko kumva yuko nyine ujagaye mu bantu benshi barenze umwe. Niba nyine wa wundi uhisemo ukemera urukundo, mwiteho, umwereke urukundo, ureke kujagarira muri benshi. Ikindi nyine ni amagifti, kandi kuko n'abakobwa dukunda amagifti, rero n'abahungu ntabwo banga amagifti. Wenda ashobora kwanga uburyo cy'umuhano, kuko wenda abakobwa dushobora kuba abenshi bakunda gifti zije mu buryo buri
bugaragarira bose, cyane ko hari n'igihe niyo yabiguhaye mu bwihisho wowe uhita ubigaragaza ukabipostinga, kubera ko nyine dukunda ibintu nyine bigaragarira bose. Ntabwo ari kimwe cyo n'abatipe, ifoke tuba dukwiye no kumenya yuko abatipe ntabwo duteye kimwe, tugomba kubaha kandi tukamenya uburyo ki bateyemo. Icya gatatu ni ukumwubaha. Kumwubaha nta kundi, ni urugero niba hari icyo wenda akubwiye mwumve, noneho utegereze ko aza guha undi mwanya wo kugira ngo wowe umusobanuze ibyo utumvisha. Ariko ngiye kubwira ati ndi kumwe n'abajama banjye turi gusangirira aha n'aha, utumva ati niba uzi ko udatashye ubyihorere ntuzongere no kuvugisha, aho ngaho nyine niho handi ashaka guhita atekereza ati ariko si koko ubu ngubu uyu muntu ubundi yasanzwe ankunda, uyu muntu koko arankunda, uyu muntu afite urukundo. Uba ukwiye nyine kumwubaha, ukumva yuko nyine nubwo akiri umusore ariko ukaba ugomba kumufata nk'aho nyine ari umugabo wawe w'ejo hazaza. Ukwiriye kumwubaha kandi koko ibyo bintu iyo ubikoze uza kubona yuko nyine atangiye kubona yuko koko urukundo rugihari. Muhe igihe cyo kuganira. Niba akubwiye ati ndashaka ko tubonana, mwemerere mubonane muganire ku kintu, umwereke yuko ushoboye, umwereke innovation, umwereke ibintu byinshi wakora, udushya iki byose, umwereke yuko nyine uri umunyembaraga, uri umugore, uri umukobwa w'umunyembaraga. Atangire kubona yuko nyine uri inzozi ze, uri umugore w'inzozi ze, umugore w'ejo hazaza we. Aha ndavuga ati yego n'uyu nguyu uri koko ukwiriye kuba umugore wanjye. Ikindi kwemera Imana ni ugusenga, ugasengera nyine umuntu muzabana, cyangwa se niba mwaba mutaragira gahunda yo kubana, ariko umukobwa uba ukwiriye gusengera umuhungu mukundana. Aho ava akagera bajya babivuga nk'aho nyine ari nk'ibintu nyine byo gusetsa cyangwa se byo kugaragaza ko turi abantu batakamba cyane cyangwa barizwa n'ubusa, bakavuga ngo Imana yumva abagore. Kuvuga ngo Imana yumva abagore ntabwo ari ukuvuga yuko abagabo bo itabumva, ahubwo ikiba gihari ni uko dufite gusaba cyangwa se dufite kwegera Imana mu buryo buca bugufi cyane pa raporo y'igitsina gabo. Niyo mpamvu rero muri bya bintu nakubwiraga bishobora gutuma umuhungu bimugarurira no kubona yuko urukundo rukibaho, harimo no kumusengera. Fata umwanya umusengere. Niba ubyutse mu gitondo mu isengesho ryawe ntaburemo uti Imana, reka wenda tumwite Claude, Mana nkweretse Claude, umusange umugirire neza, umufashe mu kazi ke ka buri munsi, umurinde, ubane nawe. Niba ujya agira n'ubwoba bw'amasadunda, wa mugani wa rya jambo rya sadunda twatangiriye uti Mana umurinde. Ubwo reka tubyita abakobwa, umurinde umutima wo kunshima, umurinde umutima wo gushaka kwita ku bandi, reka bari kubyita, ariko kwita ku bandi byo ntabwo ari biza kuko na Bibiliya bidusaba, ahubwo wenda umurinde nyine ko yajya nyine mu bindi bitaguhesha icyubahiro, reka tubyita, ukamusengera, ukamurindisha ijuru, hahandi nyine marayika murinzi amugendaho ku buryo nta kibazo ashaka kugira. Rero no mu rugo ye, n'uburyo no mu rugo rudasenga, umudamu adasenga aba ari ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu rero umukobwa ukwiriye kumusengera, kandi rwose isengesho tubyange tubyemere hari ikintu rihindura. Icya nyuma rero ni ukumusohokana. Gusohokana nyine ukunda umushaka gusohoka, kugira ngo nta gusohoka barakuvuga ngo nuko umuntu ufite amafaranga, umwana agenda mukana amafanta, umwana asanga na fanta, ni uburenganzira bwayo. Umwana asohoka ahantu mutari bugire n'ikintu mufata, mwajya ahantu muri natire runaka mukaganira, nta n'ikintu muri bufateyo. Ntabwo gusohoka ari ukurya, ntabwo gusohoka ari ukunywa, ahubwo gusohoka ni ukugira ngo muhuze ibitekerezo, muhuze ingamba,
muganire, murebe ibyo mugezeho, murebe ibyo murebaho muri kugana, murebe icyo muzakora kugira ngo mugire aho heza mugera, murebe icyo mwakosora bitewe n'ibyo wenda muri gushwanira, muganire, umubwire uko utabyumva neza, umuganirize, umusore akubwire nawe umusobanurire, murebe ibyo mwakosora kugira ngo urukundo rwanyu rukomere kurushaho, muganire nyine ku kintu cyose. Ibyo byose rero bigira ikintu bihindura, bigatuma koko noneho nk'aya titire twavugaga utangira umutipe atangira kubona yuko koko urukundo rubaho. Kandi si no ku mukobwa gusa, ibaze nawe ibi bintu tuvuze uko ari 5 bibaye biba ku mukobwa ukunda cyangwa se biba ku muhungu ukunda, byanga bikunda ntabwo wabura kubona urukundo rwe. Reka rero urukundo rutubere ni inyobozi, rutuyobore, turwiteho kandi twige guha abantu dukunda agaciro bakiriho. Hari ikiganiro mperutse kumva umuntu nyine mushiki wanjye nkunda kumva cyane, ahantu yigeze kuvuga ngo buriya urabona iyo umuntu yapfuye kuriya kuntu abantu baba barira, kuriya barira ngo baba barimo baricuza ibyo batamukoreye, bari kwicuza bibuka ibintu bakabaye barakoze ntibabikoreye, bibuka ko agiye wenda batavuganye, bibuka ama promesse bamuhaye batakoze, bibuka iki, noneho bikanesha umutima wawe ukarira. Kuko ubundi koko nanjye ngeraho nkabyemera, umuntu aramutse apfuye nta kibazo mufitanye wakishimye ko nyine araruhutse wenyine arigendeye, yigiriye ahantu heza, ntabwo uba ukwiriye no kurira. Rero kurira ni kwa kwicuza byinshi utakoze. Rero kugira ngo umuntu azapfe utangire gusanga wa mugani uri kumuririra kubera kwicuza, uba ukwiriye kumwereka urukundo rwawe. Niba ukunda umuntu bimwereke, kandi nanone ntuzaforce urukundo, ntuzashake kumva yuko ngo wenda ni urugero ngo famiye ngo iri kumubwira ngo uyu nguyu ntabwo famiye kubakira, ntabwo famiye ituma nyine wagera ku bintu runaka bijyanye n'urukundo. Famiye yatuma utera imbere mu bintu bijyanye n'imibereho, yatuma utera imbere mu bukungu n'ubukire runaka, ariko ntabwo famiye yaguhesha amahoro mu mutima bijyananye n'urukundo cyangwa se bijyananye n'imibereho isanzwe yo mu rugo rwawe. Reka rero mbashimire, ariko kandi nanone bakobwa beza muzite kuri ibyo bintu uko ari 5, tugerageze tugarurire icyizere abasore babone yuko nyine natwe koko tukifite urukundo, bareke kujya bakomeza kumva yuko nibo barahemukiwe cyangwa se basigaye babona nyine abantu benshi nyine batagifite urukundo, abakobwa benshi bababeshya, abakobwa benshi batabakunda, ariko kandi tubagarurire urukundo babone yuko koko abakobwa bafite urukundo bagihari. Reka ngushimire urukundo gukurikira inono aho uri hose, kandi nanone mbasaba umuntu utarakora subscribe, like na comment, kuko comment zo ziradufasha cyane kuko zituma tugira byinshi tuvuga kandi tukagira byinshi dukosora bitewe na comment muba mwatanze. Ndabashimiye cyane. Ni Esther. Ciao.